amenye kuri uno mugabo ari mu bantu bahabagwanya ibikorwa by'ubutabazi. Ibyo ni ibimenyetso mfite, niyo mpamvu wumva gusa yibanze hano muri Kenya. Twebwe game changer dukeneye impinduka, tuzakora imisanzu, tuzafasha abatabazi, dufasha abantu bacu bari mu bibazo. Wenda ako nakabazo reka tukave tugasobanukiwe. Kurwanya ubutabazi ubwoko bwose burimo guharanira gutabara. Wowe kuki urwanya ubutabazi cyangwa se wenda tutarakuzaho impamvu urwanya ubutabazi? Fact ushaka gutanga ko uyu mugabo atari umwizerwa ari kurwanya ubutabazi. Okay, ijambo rya mbere nkubwira my friend, umunyamakuru, amakuru ndayakurikirana buri mwanya. Abantu benshi mo bangwanyije, nakubwiye ko hari ibyo bahabatinya bakampimira amakuru, nibyo nshaka kubwira. Rero uyu nguyu nzi ko ari mu bantu babangamirwa n'iki gikorwa. Urabazi ko namwe abanyamurenge mwese murabizi ko ari abantu bagwanya igikorwa cyo kwigwanaho cyangwa icubutabazi, kandi niyo ntwaro tuba dukoje nk'abanyamurenge mu kibazo. Numwe muri bo niba muzishaka niturangiza ikiganiro singombwa ibintu byose ko bije kuri social media ndazikera. Wabivuze gapa, iki ni ikintu tudashobora kuva hano tukiri live. Wavuze ko hari fact zigaragaza ko agwanya ubutabazi. Ni ikintu gikora ku mutima w'abanyamurenge bose. Nize fact zigaragaza kugira ngo uyu muntu ya mbere nkubwira mu migambi we harahumvishije avuga ngo azafasha ibintu bijana n'abatabazi. Ari kugaruka kuri bano bayobozi yamenyeye muri Kinyoza akoramo. Icyo nshaka no kugira ngo ahubwo twebwe twiyorganize hano, twigire, nitumara kwigira tugire n'abandi tugira. Niyo mpamvu turi gukorera mu kavuyo, ntidufite umurongo twe gutandukira kuja gutabara naho tubirwanyije, natwe bwacu tutaritabara, twiyunge tuje gutangwa ko uyu ari umugambi yateguriwe na bamwe mu bayobozi. Umuntu adashaka kujyamo bamuhaye amafaranga ibihumbi 5 by'idolari. So ibyo biri kuri social media, ntago ari uzatsinda. Nzamwifuriza ishe n'ihirwe, nzamukongratulatinga rwose, nemeye bizava mu matora mu gihe azakorwa mu mucyo. Ikindi cyanyuma, uzatotorwa agatsinda, uzagirirwa amahirwe yo gutsinda mu gihe azashaka ko tuzakorana, njyewe ndi flexible. Kandi mu gihe bibaye ngombwa ko utari bugirirwa icyizere ugatsindwa, uzabyitwaramo gute? Mu gihe abantu nibo bazatura, mu gihe abantu babonye ko badashaka kuntura, nzavuga atamena, kuko ngiye kuyobora abantu bonyine bazaprovinga ati no mutipe agomba kutuyobora. Mu gihe bavuze ngo no muntu ntatuyobora, ni amena, ni mu rukundo uzayobora, nzaza muhereza ukuboko. Twongeye kuba ikaze inshuti bakunzi ba IITV1 and Radio, aho muherereye mwebwe mwese turabaramukije tubifuriza amahoro ya Nyagasani. Mbere yuko dutangira kino kiganiro, reka mbaze nsabe mugenzi wanje ku indi television nawe atangire atwibwira, hanyuma tuze gutangira kino kiganiro. Murakoze cyane. Ku mazina ni Byamungu Etienne kuva kuri Mend Mind TV, tukaba tubaha ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Nkuko mubibona izi nshusho ntabwo ari ubwa mbere tuzibonye, cyane ko arizo zigezweho muri no minsi hano mu gihugu ca Kenya. Ni namakuru ashushe cyane, namakuru arimo kugenda avugwa na benshi cyane, namakuru arimo kugenda agaragara henshi cyane. Ariyo mpamvu wenda twifuje kuganira n'abantu bagabo aho tubasanze bibaye ngombwa ko tubaganiriza, maze nabo barabitwemerera. Mbibutsa ko abangaba ari bamwe mu bahatanira kuyobora urubyiruko rw'abanyamurenge hano muri Kenya, ndetse bose ko ari batatu bakaba biyamamariza ku mwanya w'ubu president. Hanyuma kuri no munsi rero tukaba tugiye gukorana nabo ikiganiro, bitewe nuko ngo hashobora kuba hatarabonetse umwanya uhagije hariya muri deba yakorwaga umunsi wo gutanga imigabo n'imigambi yabo. Bityo rero reka tubashe kubaganiriza, tubamenye birambuye ese competence bagaragaje ku munsi wa debate niyo bagifite, ni gute byifashe. Reka tubashe kubamenya, tumenye ibibari mu mutwe, tumenye imigabo n'imigambi by'umwihariko ya yindi bashize imbere n'uburyo bazayikoramo kugira ngo bitanga umusaruro ufatika ku rubyiruko rwose rw'abanyamurenge ruherereye hano mu gihugu ca Kenya, ndetse no hirya no hino ku isi, by'umwihariko mu gihugu ciwacu hakomeje kugaragara ibibazo bitandukanye. Ni ikibazo kigomba kureba urubyiruko aho rurereye hose ku isi. Hanyuma rero ntabarambiye, ndaza gusaba mugenzi wanje anyemerere kino kiganiro tugikore mu buryo bwa deba, n'ubundi aba bagabo baragenda basubizanya cabuzo se batanga ama challenge hagati yabo ubwabo, kugira ngo tuze kumenya neza ninde muntu ukwiriye muri aba bagabo.
nubwo tutagiriwe amahirwe yo kubakira bose, ariko muri abo batatu ninde ukwiriye? Muvandi, urabyumva gute mbere ko dutangira kino kiganiro? Urakoze cyane, mu by'ukuri urebye ni abasore beza kandi bashoboye, nuko bidakunze bose tugahita tubaha umwanya umwe, ariko ntibizakunda. Rero ikihari nuko iyo umuntu agiye mu matora hahiganwa benshi ariko hagatsinda umwe. Ikihari nuko byiza tujya mu kiganiro, uyu ni umwanya mwiza rero ko bazadukurikirana kugira barebe hagati yanyu ko muri batatu ninde uzatubera umuyobozi w'urubyiruko muri Kenya. Urakoze cyane. Mbibutsa ko hari igihe abantu bashobora kuvuga ngo ese ko biyamamazaga ku mwanya wa president ari batanu n'ukubera iki haje batatu. Nabo bandi babiri turimo kubashakisha, wenda turaza kugirirwa amahirwe abibiyamamariza ku mwanya w'ubu president, nabo turaza kubashakisha batabashe kugaragara hano, hanyuma nabo tuze kubaganira kuri aka kanya. Rero ni amahirwe twagize yo kubona abangaba, ariko n'abandi ntabwo tubasize inyuma, ni ukugira ngo ibintu tukomeze tubikore mu buryo bwiza bw'isuku. Hanyuma reka mbasabe mutangire mutwibwira buri wese mu minota 2 agerageza kutubwira n'igikorwa cejo uko yakibonye, cyabyo se igikorwa ca deba aho mwagendaga musangiza abantu imigabo n'imigambi yanyu, uburyo byagenze, nibyo mutabashe kuvugira hariya, mugerageze mu bivuge muri iyo minota 2, ariko nanone uhereye ku kwibwira abadukurikiranye bose muri rusange. Murakaza neza, reka duhere hano ku ruhande rwa. Ndabashimiye abanyamakuru ITV1 na Mendmind, murakoze cyane. Nitwa Bonfils Gapangwa Muhumure, nkaba ndimo niyamamariza kuyobora urubyiruko ku mwanya wa chairman. Muri iki gihugu bivuze president bazi ko haba umwe, bakoresha abandi ko bagomba kwitwa chairman. Ndagira ngo mbere yo kuvuga wenda bimwe mu byo badusabye mu mwanya baduhaye, yaratubaciye twanenze ejo twanenze imitegurire yakozwe, baduha umwanya udahagije ukuvuga ibyo twari twateganyije kuvuga. Ndatekereza ko rero muri uno mwanya ndibuze gufata akanya gatoya ko kugira ngo byibuza nkore synthèse, kuko hona bimenyeshejwe mbere y'ibintu bitatu nzakorera urubyiruko mu gihe bantoye n'impamvu bagomba kuntora. Ariko mbere yaho ndagira ngo mbanze nshimire cyane abanyamurenge, urubyiruko ku rukundo bakomeje kunyereka no kunshigikira no kumpa courage, berekana yuko bazadushigikira kandi tukagera ku ntsinzi. Icya kabiri, ndashimira abantu barimo kungwanya, nije mu bantu bose barimo kwiyamamaza wagize intambara. Mbere yuko nshira kandidatire hanze nakozweho ibiganiro byo kungwanya, kugeza kuri none abantu barambagurukiye, ariko niko bimeze, igiti ceze nico gitegwa amabuye. Ndagira ngo nanone mvuga ibintu bitatu, impamvu zitatu. Impamvu ya mbere, nababwiye ko ndi mu bantu batatu bicaye bagira kino gitekerezo kubera umutwaro nsanganwe ubwoko, kuko nsanzwe nkorera community. Rero navuze yuko mu gihe batantoye bishobora kuzaba imbogamizi ikomeye, habaye hahushutse umuntu utaragize umutwaro ngo agende ijoro kuko twabikoze n'amanywa atakaza ibyo kugira ngo urubyiruko rube rugiye kwibaka bigeze aha ngaha. Iyo ni impamvu ya mbere. Rero ndabasaba mu by'ukuri kubikonsidera no kumva amahirwe nkabayobora, kuko nsanga n'iryo shaka. Ibintu bitatu mu magambo make, wenda mu byo nari kuvuga byose nzakora. Icambere canambabaje kandi kinandaza, ijoro nkarara mbona ni ikibazo ubwoko twagize, iwacu harasenyuka, abacu banyagwa ibyabo, turarengana tuba impunzi, tukaba twarakenye. Muzi ko abanyamurenge twari tugizwe n'ubutunzi bw'inka. Bityo rero dufite abantu bagorewe mu gihugu, dufite abari hano bapfakazi, dufite abana bagwaye, harababura ubuvuzi. Ndifuza ko mu gihe mpushutse tuzakora ikigega c'imisanzu yo kuzaza dufasha abacu bahuye n'ibyago ndetse n'abasigaye mu gihugu iwacu. Ikintu cya kabiri nanone nzagarukaho no gushishikariza abanyamurenge gukora. Dufite abasore badakora benshi, iki gihugu nkigizemo iminsi, kandi ndi umuntu uzi kwintegra pura n'abantu benshi. Sanga ubwoko bwacu hano nibo bantu bataza bakora, ugasanga umusore ntagwaye, umuntu ukiri muto ufite imbaraga ariko ntakora, ahora mu bintu by'igitaramo n'igisirimba. Gusenga ni byiza, ariko gukora cyane birakenewe. Dusenge dukore dusenga. Nzashishikariza urubyiruko gukunda umurimo no gukora no kubibafashamo, ndetse kugira ngo biteze imbere mu buryo bushoboka. Icya gatatu, nzagerageza gukora ubuvugizi, advocacy cyangwa plaidoirie, kubera ko mbisanzwemo, kandi
mu by'ukuri n'ejo narabivuze ndi mu basore bafite connaissance mu banyamurenge no mu gihugu cacu ndetse no muri ambassade y'abakongomani hano n'abayoboye diaspora n'abantu bazabagera naha muri studio tukaganira nzakora ubuvugiza hashoboka hose mu karengane duhura nako kuzageza tubonye igisubizo. Urakoze cyane, reka nsabe muvandimwe nawe akunganire cyangwa se none ntabwo ari ukunganira avuga ibyiwe. Ya murakoze. Ku mazina nitwa Andre Ndayisenga, ndi umukandida uri kwitoza ku mwanya wo kuba perezida w'urubyiruko muri Kenya. Mere ku kibazo wabajije ku byo tutashimye ejo, ntago byari byinshi, ibya amakosa yakozwe kuba bitaratunganyijwe wenda ku murongo neza, turi abantu atugira intege nkeya, habaye gusa ikibazo cy'umwanya, ariko nibindi biriya ngira ngo bitanga experience kugira ngo umuntu wenda azabasha no gukosora, kuko iki ni gikorwa, hari ibindi bizakorwa nyuma. Nihuse kuko ndashaka gukoresha umwanya wanjye neza. Mu by'ukuri impamvu yatumye mpaguruka kwiyamamaza kuba perezida w'urubyiruko rwa hano muri Kenya rw'abanyamurenge, impamvu ya mbere, muzi twese ubuzima tubayemo hano muri Kenya, so dukeneye ubuvugizi mu nzego za leta. Community yacu cyangwa se ubwoko bwacu bw'abanyamurenge hari ukuntu twasigajwe inyuma bitewe no kudasobanukirwa, cyo nicyo cya mbere, no kutamenya ibyo amategeko aduha, no kutamenya uburenganzira bwacu, no kutamenyekanisha akarengane kacu. Ku kindi ndashaka gukora ubuvugizi kuri cyo, niyo point ya mbere nashize imbere kugira ngo mvuganire ubwoko bwacu hano mu nzego za leta. Njya mbwira na bagenzi banje kandi nabo ndabizi nkuko Gapangwa abivuze, afite connaissance mu bwoko bwacu ndetse no mu gihugu cyacu. Njyewe mfite connaissance cyangwa se mfite connection nini iri très vaste mu bwoko mu buyobozi buri hano muri iki gihugu, kuko murabizi hano tutuye muri Kenya, tuyoborwa n'amategeko ya Kenya. Icyo dukeneye no kugira ngo tubere connaisse, tugira agaciro, duhabwa n'amategeko, tudahabwa n'umuntu ku giti cye, duhabwa n'amategeko, ndetse n'akarengane dukorerwa kabashe kuvaho. Niyo mpamvu ya mbere nshaka kuba urumuri, nshaka kuba umuyobozi uzahagarara nkayobora ubwoko, tukagenda tukagera mu nzego za leta hano, tukabasha gukuraho imbogamizi mbere na mbere zadutangira, ndetse no kugira ngo tugire icyo dukora dutanga n'umusanzu mu gihugu cyacu. Icya kabiri, hari urubyiruko ruri hano muri Kenya, turashaka kugira ngo twibumbire hamwe, ibikorwa byose tuzabasha gukora ariko tubikore twibumbiye hamwe. Icya gatatu, hano murabizi ko hari abakene, hari abanyamurenge bari mu bukene, kandi dukeneye umuntu tuvugira, dukeneye umuntu ujya mu mishinga akatuvuganira, umuntu ujya mu nzego za leta akatuvuganira. Izo ni impamvu ndibuze gusobanurira ku buryo burambuye, ariko nibyo bintu bitatu biri imbere cyane, ndetse n'ibindi byinshi. Urakoze cyane, reka dusabe na mwene data nawe. Ya, amazina yanje nitwa Muganwa Fidel, ndi umwe mu bahungu b'abanyamurenge hano muri Kenya barimo barahatanira umwanya wo kuyobora urubyiruko rw'abanyamurenge hano muri Kenya. Ibintu bimwe bagenzi banje bivuzeho bijanye n'amakosa yagiye abamo muri interview twakoze ejo hashize, sinshaka kubigarukaho. Nagira ngo mpite nihuta nse nkuvuga kuri agenda mfiteho bukeya, cyangwa se n'ibindi wenda nakongeraho bijanye no kugira ngo improving ko yo agenda itushoze bwo kuba nayigeraho. Cyane ko ku bintu bimeze nk'ibi ngibi, cyangwa se bifitanye isano na politike, cyangwa se bifitanye isano n'imiyoborere, hajya abaho ikintu cyo kuvuga agenda kugira ngo umuntu atorwe. Atari agenda kuko afite ubushobozi bwo kuyikora, umuntu yayikoporora akayibwirwa, ya akanandikirwa, ibyo bibaho. Ngira ngo nongeye ikindi kintu, buriya kanse nkuvuga hejuru uburwayi. Hari igihe kimwe na kimwe umuntu ajya arwara, akarwara igifu cyangwa estoma. Kubera kwa kurwara igifu cyangwa estoma, umuntu akaribwa umutwe. Noneho kubera mu kwibeshya k'umuntu, akagenda akajya kugura ibinini by'umutwe, akanywa ibinini by'umutwe kugira ngo akire umutwe. Ariko umutwe ntago watewe n'ikindi, watewe na estoma. Ni ukuvuga ngo yahosheje uburibwe, ariko indwara iracahari. So muri systeme yanjye y'imiyoborere ndibuze kubigarukaho,
nzatikisha ko twavuye isitoma kugira ngo bwa burwayi bushire. Apana kubeshya abantu ngo tubahereze ibinini kugira ngo bumve ko uburibwe bugabanyutse ariko ikibazo cyangwa se indwara igihari. Nihuse muri agenda mfite agenda navuga ko ari ibanze nashize imbere cyane. Ibintu byose bigengwa n'amafaranga. Ku kintu kijyanye rero na social economy ko mvuze amafaranga, hari system imwe ngira ngo abantu bagiye basoma bizi izikorwa n'abashinwa, abisraeli nabibonanye n'abasomali. Ndashaka gukora uburyo buri limite ko tugerageza uburyo amafaranga byibuza turimo atazaza dusohoka, ahubwo tuba dufata ni mafaranga ku ruhande akatuzamo. Kubera impamvu baza bavuga ngo ubumwe ni imbaraga. Reka nze maherezo ibintu en detail kugira ngo abantu babyumve bitari hejuru. Dufate urubyiruko 200 hano muri Kenya, turubyiruko 1000. Urubyiruko 200 dufite gahunda yo gutanga amafaranga 120 ku munsi. Amafaranga 120 ku munsi, amafaranga 100 ajye muri kese, andi 20 akora iki? Akora ibyo bikorwa by'ubuvugizi n'ibindi. So nk'umuntu w'umunyamibare nawe fata amafaranga ku minsi 25 y'ukwezi uyakube, urabona ko twakoramo ibikorwa bikomeye. Murakoze cyane. Reka nsabe mugenzi wanje atangira abaza ikibazo ca mbere, hanyuma tubonere umwanya wo kugenda noneho tuganira. Murakoze cyane. Ndabanje kubashimira ku bitekerezo byiza kabisa, ubona ko bitanga icyizere mu gihe mwaba mutowe ko byazakemura ibibazo dufite. Rero ikibazo cya mbere ndi bubabaze ni strategy. Mumaze kuvuga imigabo n'imigambi, ibitekerezo byiza byumvikana. Rero nkaba nabaza kuri strategy, nize strategy muzakoresha kugira ngo iyo migabo n'imigambi izashirwe mu bikorwa? Si ngombwa ko uhera hano, ariko niba ari byahisemo reka nkomeze gutyo. Ndagira ngo mbanza nsubire kuri bagenzi banje. Iyi ni debate muduhe freedom tuvuge. Ndabanza mbanenge biteye isoni kubona umusore w'umunyamurenge ungana gutyo utazi ikinyamurenge. Aba basore bombi ntibaramenya ururimi rw'ikinyamurenge. Njewe mu byo mfite no gukora nayo babwiye harimo kwigisha umuco. Bano basore tuzabigisha umuco mu biwugize harimo ururimi rwacu. Babanze bamenye ikinyamurenge baza bakivuga. Icya kabiri ko baragaruka mu buzima bwa Kenya, twagombye kuba mu mahanga physiquement mais moralement dans notre pays natal. Ibyo dutekereza nimba ari ugukora dukore, ariko tuzirikana ko turi impunzi, turambiwe ubuhunzi. Abasore b'abanyamurenge, abakobwa n'abahungu, tugomba kuza dutekereza ku kibazo c'ubuhunzi, tugashakisha igisubizo mu nzira zose. Gukora dukore, ariko nanone tuzirikana ko ibyo dukuramo dushora umusaruro mu gushaka uko twava mu buhunzi tugasubira iwacu. Rero ibyo bavuga connection hano muri Kenya ni nziza kandi naje ndazifite, ariko kandi tizidufasha kugira ngo duture hano. Si ngombwa hano si iwacu, dukeneye kuzubaka amazu hano, dukeneye kuzataha iwacu. Reka ngaruke ku kibazo mwabajije. Strategy ni nyinshi. Ubu murimo muradutorera muri executive, ariko nyuma ya executive komisiyo yatubwiye ko izashiraho ubuyobozi mu turere. Ubwo buyobozi bwo mu turere tuzakorana. Nyuma yo gukoranaho nje strategy mfite as a president nimara gushuka, mfite kuzashiraho departments zitandukanye. Izo department ku rugero tuzashiraho social, umuntu ushinzwe kumenya ibibazo by'abanyamurenge batuye hano muri Kenya, ukorana n'abachairman b'uturere, aza tumenyesha ibibazo bihari kugira ngo tube twagera ku muntu. Niba ari umupfakazi ntakingirwe inzu, niba ari umwana ntiyirukanwe ku ishuri, nundi wese tuzi ko agize ikibazo hano, information izazitugeraho mu buryo bworoshe. Ikintu cya kabiri muri strategy nanone, ico kintu cya department nzagishoramo imbaraga. Nzashiraho nanone department ijanye narimo ntekereza ko wenda tuzahura na committee, ariko tuzashiraho department zijanye no gukurikirana ibibazo gusa umuntu ashingwe nimba ari umuco. Tuvuga tugushinze umuco na siporo, uzabegera abantu bo mu turere muganire, utuzanira raporo nka executive, twicarane na body kuko biri muri gahunda kugira ngo bibashe kuja ku murongo. Urakoze. Urakoze. Reka nanjye manze nsubize mugenzi wanjye, my brother here. Ndi umunyamurenge, ndi umutwari, navukiye mu karere ka Rurambo aho bita mu Marungu. Nta kintu na kimwe kizankoraho ubunyamurenge, aho naje hose ku isi ubunyamurenge nabuvutsemo nzabupfiramo. Ku kibazo cy'ururimi, ururimi ntago tugomba kubitindaho. Buri muco ugira ururimi rwawo.
ariko hari abantu kandi icyo ndi kuvuga ni ikinyamurenge abantu bari kucumva n'utacumva nubwo ntakivuga neza fluently bitewe na situation ubuzima umuntu aba yarabayemo cyangwa naho yaragiye anyuramo iyo ntabwo igomba kuba imbogamizi yo kuvuga ngo izaba intandaro yo gutuma ntageza ubwoko bwacu cyangwa se urubyiruko rwacu ku ntego. Reka njya kuri strategy. Mu by'ukuri hari ikintu tugomba kubanza kureba. Hano turi impunzi. Okay, reka ngaruke kuri strategy nkuko wari ubibajije. Hano muri Kenya turi impunzi. Twese turabizi, tubyemere, hano urubyiruko majorite ni impunzi y'abanyamurenge. Ikintu cya mbere hari ibibazo twahunze muri Kongo. Ubwacu twebwe niba tudafite uburyo tubanza kubona droit de l'homme cyangwa se uburenganzira bwacu bw'ibyo tugomba uburenganzira bw'ibanze hano niho tuzategurira imigambi yacu yo kugira ngo tuje kurokora igihugu. Naho tuzaja hose aho twebwe turi niho tuziorganiza. Sasa rero kwiyorganiza ubanza gukuraho imbogamizi za organisation ikintu cyose cyatuma iyo organisation yanyu itaba perfect cyangwa se mutayigeraho ngo ije ku murongo. Nitumara kubona uburenganzira bwacu hano mu gihugu bizatworohera no gushira hamwe no gukora mu bwisanzure noneho dutangire dutekereze ku gihugu, dutangire tuganire kuko dufite igihe cy'imyaka 2. Iyi myaka 2 ni ukubanza twebwe ubuzima bwacu bwa hano to making sure ko turi reconnaissance n'igihugu, twemerewe n'amategeko, dufite uburenganzira. Nyuma y'ibyo tuzicare dushire abanyamurenge hamwe urubyiruko toge dore ikibazo kitwugarije. Kandi kiriya kibazo ntago ari ikibazo cy'ubwoko bwacu, ntago ari ikibazo tukemura mu munsi umwe, ntagire umuntu kubesha, ntago ari ikibazo tugiye gukemura mu myaka 2. Ni ikibazo tugomba kugira kuko ni ikibazo kizadetermina fitire yacu twebwe urubyiruko, abana bacu n'abuzukuru bacu. So ni ikintu rero kizasaba ko twebwe tubanza tukicara twese hamwe, ariko bivuye kuvuga ngo twebwe ubwacu turahagije. Mu yindi strategy nkuko nari mbabwiye mu migabo n'imigambi shaka kugeza ku rubyiruko mu by'ukuri kwikorera hamwe, tukishirira hamwe. Nzubaka inzego z'ubuyobozi. Inzego z'ubuyobozi nzubaka no kuvuga ngo buri district cyangwa se buri karere tuzashiraho urwego, ngewe nzaba ndi umuyobozi ku rwego rwo hejuru, ariko administration yanjye izaba igenda direct ku baturage kubera inzego tuzaba twubatse. Iyo niyo nkingi yindi nako ni indi nzira yo kugira ngo ngere ku migambi ndetse no ku ntego zanje. urakoze. nkuko kubagiye babibona nohereje agenda yanjye ku ma media cyangwa se kuri za WhatsApp n'ahandi, ni PDF abantu bayisoma kubera ko umwanya ugenda wa mugufi wo kubisobanura. Ndagira ngo ninjire mbanze sobanure ubuyobozi niki. Ku bantu boroye barabizi, iyo inka imwe ije ikajya imbere ku murongo izindi zirekurikira, ariko iri imbere itaye umurongo n'izindi zita umurongo. Iyo tugize umuyobozi wa gito, umuyobozi utari ukuri, abantu duta umurongo tukabura umurongo w'imikorere. Niyo mpamvu ngira ngo mu rwego rwo gutora abayobozi tubanza tureka amarangamutima, twanarize, tureka kumva uburyo bw'amagenda adashoboka. Agubwira agenda anayisobanura apana kuvuga ngo agenda apa uzobikora gute. Kubijanye n'imiyoborere nari mvuze nanabitanze muri agenda kukinikija n'imiyoborere dufite mu weakness, kandi buriya mu miyoborere hakomba ikintu cya mbere vision, icyerekezo. Ku cyerekezo canje shingiye kuri programme nari nafite mbere, hari CBO nsanzwe nyoboye fatikanyije n'indi projet nari mfite yitwa Ikirambi cy'urubyiruko, ahantu tuzatwicara nk'abongo abanyamurenge cyangwa urubyiruko rwose muri rusange tukaganira ku bibazo tugenda duhuriramo. Ndizera ndashidikanya ko muri uko kuganira tuzabona abandi bahunga abandi bakobwa b'abanyabwenge bafite imitekerereze isobanutse, dusharinga amayide, tubwirane ukuri, tubwirane amakosa, cyo kwirirwa twitana ba mwana. Muri ibyo ngibyo tuzaganira hejuru y'umuco, murabizi twagenda dukora mu bihugu bitandukanye, tumisha itandukanye. Muri ibyo ngibyo tuzaganira hejuru ya social economy, dukeneye amafaranga kijanye na social economy. Already ndimo ndaganira na babishinzwe mu kuntu twakwandikisha sako, tukare mu buryo bwo kuzajya tugurizanya no kubitsa kugira ngo turusheho kwiteza imbere. Hejuru y'ikintu cyo kwiyandikisha ntanavuze ho cyane, ariko kirimo kubijyanye no ubujyanama cyangwa se advocacy. Already navuganye n'abishinzwe nabyo kubijyanye no kwa twakwandikisha umuryango ukandikwa. Buriya tugiye tuba mu buryo bwa cenyeji ngo ni umuryango w'urubyiruko biragoye, turi mu kinyejana kuri digitale, kandi
ariko dufite dokima association y'urubyiruko rw'abanyamurenge ba Kenya, birumvikana abantu ni dokima. Shingiye kuri ibyo tumaze kubona dokima tugashiraho iyo sako tukagurizanya tukabitsa tukagurizanya kugira dukora ibyashara tukagira umuyobozi mwiza ufite icyerekezo cyiza udafite amatiko udafite ivangura udafite intambara ntacyo tutageraho murabizi ubumwe n'imbaraga. Kaba ntangwa na message butoya igihe niki. Yes, murakoze cyane. Hanyuma reka mbabaze ikibazo by'umwihariko, reka mpere kuri Gapangwa. Ikibazo c'urubyiruko uteganya gukemura amakimbirane cabuza se amacakubiri mu buhe buryo, cyane cyane ko wavuze ko hari abantu bakugwanyije kuri media bagushinja n'ubundi amacakubiri. Ese uteganya gute gukemura ikibazo c'amacakubiri? Kubera ko ari debate twavuze ko muduha freedom, ntabwo mpushuka ngo nsige akantu katari keza mu rubyiruko rw'abanyamurenge arimo kudukurikira. Ndabanza n'ubundi contradize bagenzi banje. Pereye kuri no wacu we navuga ko yagiye muri system ya Music Tendawili arimo araja mu migani cyane, nubwo yagarutse aza no kuvuga igitekerezo cye naco ntabwo cumvikana. Ico turimo kubaka ni okay, yes, turaguha umwanya, ariko iwe yavuze ko tudakwiye kuba Banyamurenge Youth Kenya, mu yandi magambo dukwiye kuba association y'abanyamurenge. Yabishize muri business iwe already ya CBO azoshake financement uko mbyumva. Hano ntabwo turi kureba interest y'umuntu ku giti cye, dufite ikibazo c'urubyiruko rw'abanyamurenge. Ico dushaka rero iyo aje kuvuga ati tuzihuza nitumara kwihuza tuza dukora tu association twacu two kwiteza imbere, ariko we are not an association. Turi urubyiruko rw'abanyamurenge dushaka guhindura, we need to bring the change. Niyo mpamvu je slogan yanje ivuga ngo be the reason why the change has to come. Kaba narakoze team yitwa the Game Changers Generation mu Kinyamurenge. Mbese turi itsinda ryihurije hamwe y'urubyiruko rugamije kuzana impinduka mu bwoko mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu bitagenda. Nari nshaka gusobanukirwa izina Game Changer Association mu Kinyamurenge. Ntabwo ari association, ni generation. Yes. Mu Kinyamurenge birumvikana. Kuvuga ngo the Game Changer Generation nakubwiye ko ni itsinda, turi team yihuje. Ayo magambo mu Kinyamurenge, ayo magambo arumvikana kandi la langue ne traduit pas l'autre. Ururimi ntirusobanura urundi, ariko uko ndusobanuye niko bimeze. Twe turi itsinda ryihuje. Ariko ngira ngo ini wari muvuga ngo ntabwo tuzi Kinyamurenge, yakagombye Game Changer Generation. Ni kuvuga ngo ni umukino ugamije kuzana impinduka mu kinyejana cyangwa se mu rubyiruko runaka. Ubise umukino njewe ntabwo nabifashe muri sanse y'umukino, kandi niko bimeze. Ni uburyo ntabwo rusobanura urundi, my friend. Ni uburyo nibyo ntabwo rurimi rusobanura urundi, ariko ihene yo mu Gifaransa ni ihene mu Cyongereza. Wewe uri mu migani Ntago imigani ndakubwira ukuri gusa. Hari amagambo utosobanura ku kintu yaravuzeho kijanye no kuvuga ngo twari tukuri urubyiruko rw'abanyamurenge. Nje nasimbutse nja kuri association y'abanyamurenge. Icyatumye mvuga association niki, navuze association kugira ngo nerekane ikintu gisobanuwe no kwandikisha urubyiruko rw'abanyamurenge. Tureke kubacenye, turi abantu bize tafazari. Ntekereza ko muri kine zageze bo za Siberika nose tuvuge tugize umuntu ko bwacu ari umuhungu wacu ukorewe raping cyangwa ukure n'ikibazo hano, tuzagenda nk'abandi sadukima gutyo tuje mu rukiye kumurana cyangwa se tuzicare nka gutyo bihari muri Kenya. Reka mwere databaza source ikibazo wambajije ejo mwarakibajije cyo kugwanya amacakubiri, kandi mu by'ukuri mu gihe tutarishira hamwe ibyo tuvuga biragoye, tuzagira intambara nyinshi, kandi amacakubiri ntari ku rubyiruko. Byari byiza no kubanza kumenya amacakubiri yavuye he. Ibyo bintu muzaduha umwanya tubisobanurira urubyiruko, kuko abenshi kaba ngaba ntibazi no muri Kongo, urumva ko bafite amakuru ya hano, yo mpamvu batize muri Kenya. Nta musozi Kongo ifite province zingahe? Tureke kujya muri geography umbwiye ngo nzi ngo niba utazi igihugu cyawe. No, nagaro kuvuga ngo ntago ndi umunyamurenge, niba ntarakuriye muri Kongo ndavyemereje mu karere ka Rurongo. Turimo turaganira ejo. Reka ubanza urangize gusubira ikibazo c'amacakubiri. Yes, nico narindiho mu munota umwe. Ikibazo c'amacakubiri nkuko nabivuze,
byari byiza mbere yo gukemura ikibazo umenya icyateye ikibazo. Bwana Kitendawili yabivuze. ahubwo ndamushira mu ishuri kubishijanye n'imiyoborere n'umwe arimo ndamwigisha aranyimereza school fees. Yabivuze ntabwo wakemura ikibazo utaramenya aho cavuye. Inzira ya mbere nzobanza nsobanura urubyiruko aho amacakubiri yavuye mu Banyamurenge. Nibamara kuyamenya abantu bishwe no kutamenya ukuri kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo nimumenye ukuri kuzaba batura. Iyo ni inzira imwe zababwira ukuri cyakabiri mbereka inyungu zo kwishira hamwe no gukura amacakubiri ubwo bazabyumva kandi bazahira. Yes, reka mwene data nasubize kuri iki kibazo. Urakoze. Reka mvuge kuko mfite iminota 2. Reka nsabe ko ibyo yaravuze ndaza kubisubiraho kandi ntago turabanzi. Icyo twese tugamije no kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere. Ubundi amacakubiri ni igihe abantu batumva ibintu kimwe. So mu buyobozi bwanje cyangwa se strategy mfite yo gukemura amacakubiri, nzatanga urubuga ruhagije kuri buri muntu wese kandi tumuhe uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byiwe uko byumva. Uburenganzira bw'ibitekerezo byanje uko mbyumva bihabwa agaciro n'iby'undi muntu wese. Amacakubiri niki? Ni igihe tutumvikanye ibintu kubikora kimwe cyangwa ikintu ntitugikore kimwe ntitucumve kimwe. Twarangiza babandi bakaje abafite uko bacumva bagakora kwabo nabandi badafite uko bacumva bagakora kwabo. Uburyo rero bwo gukemura amacakubiri no ubigenza gute? Utanga platform cyangwa se utanga urubuga abantu bagahura buri wese agatanga ibitekerezo bye kandi buri muntu wese akubaha igitekerezo cya mugenzi wiwe. Muri kwa kuganira niba amacakubiri arangirira n'abantu baravuga ngo ushaka guca mazimwe abantu gahabona. Nukuvuga ngo muricara mwese igihe wowe utafashe urubanza utafashe uruhande ubogamiyeho ukajaho nk'umuyobozi ukabwira ati hari ikibazo abaracumva gutya n'abandi baracumva gutya. Turi abantu baba intellectuel twarize, turi abayobozi dufite ingo turazitunze dutunze imiryango minini tuyobora ama association atandukanye mu kazi dukora ka buri munsi. Ntago amacakubiri yatunanira mu Banyamurenge dufite ururimi rumwe tuvuga ururimi rumwe dukora ibintu byose kimwe. Mfite amasegonda 30. Rero ngarutse kuri mugenzi wanje mu by'ukuri ikintu cya mbere tugomba gukora iyo ufite ishaka ry'igihugu hano muri Kenya, ikintu cya mbere tugomba kubanza ibyo tuzakora byose ntago bizadukuraho statut y'ubuhunzi. So tugomba kubanza kugira niyo droit de l'homme muri iyi statut y'ubuhunzi tukabona kwiyorganiza twebwe ubwacu kugira ngo tuje kugira icyo tumarira igihugu. Ntago aje gutanga icyo udafite, ntago aje gutanga amahoro nawe ubwawe utayafite. Right. Mpere kuri yaravuze tafazari ijambo turyumve mu buryo bumwe. Dukeneye gukora icyongereza n'abazavuga ngo to be zoba, kuba zoba. Tureke gukoresha amaranga mutima. Hari ibibazo bimwe bibaho bikanguka dukoresha ubwonko, tureke kubeshywa. Ari amagambo biratandukanye. Hari unity ni ubumwe na uniformity no kuba ikintu kimwe gukora ibintu mu buryo bumwe. Ntabwo kugira ngo abantu bavuge ko bari mu bumwe bose bazacuza protector cyangwa se bekinyuzi cyangwa se bacuza ibitenge. Kuba umwe niga azakora kinyozi undi bitenge undi protect ariko umwe agateza imbere undi agateza imbere undi. Ariyo ya system nabwiye kare yo gupromotingana guteza imbere ibyashara byacu. Umva ko bigenda bihura. Naho amacakubiri umuntu agiye atindaho cyane nubwo ako kantu kakomeje kengegenda kazenguruka. Ntekeza ko umuntu agagisobanura cyane ari gapanga kuko yatangiye avuga ngo baramurwanya. Sinzi nimba barwanya cyangwa bamurwanya ahubwo anadusobanura ukuntu bamurwanya kugira ngo tubimenye niba bamurwanya twanamufasha bedo. Ikibazo bakubajije ico ndazo yisubiza. Kijanye n'amacakubiri uburyo uzagikemura. Hejuru y'ikibazo cy'amacakubiri mfite projet nise ikirambi cy'uruziko rw'Abanyamurenge na hantu tuzatwicara nk'uruziko rw'Abanyamurenge tuganire tubwizanye ukuri bitari kuri media. Tuvuge ngo kera harabaye badata bakosanyaya. None nkatwe nk'uruziko tugendere muri ayo byabayeho amakosa amwe namwe turayazi ntago turabana dufite amateka ariko birahagije kugira ngo tuganire tubwirane ukuri kandi abantu bagiye kugira ngo biyunge ntago bazabashinjanya amakosa bareba inyungu bakareba ico bavuga ico dupfana ico dupfana kirico dupfa dushira imbere ico dupfana tureka ico dupfa tureka amacakubiri nituganira muri ico cicaro nuko nta detaye ibintu byinshi muri ico cicaro navuze kirambi cy'urubyiruko tuzabigana mu buryo burambuye dusharinga ibitekerezo ko turabona ibintu amacakubiri bashira. Urakoze reka maze nsabe Gapangwa asubiza ikibazo mugenzi we yaramubajije. Okay, yarabajije ngo nimvuga uko bangwanya. Ndatekereza ko niba kuko akurikira social media z'Abanyamurenge ibisi ibintu byihishe ni ibintu byagiye kuri social media
byankozweho ibiganiro byo kumbeshera byo gushaka kuntukisha nyuma yabwo barahari uzakurikira social media wandike Bonfils Gapangwa inkuru zivugaho tunamufashe zaba byiza Gapangwa ubivuze kubera ko bagenzi bawe impamvu navuze iyo okay to detail ufite iminota 2 njyewe namubwiye ko aje kuri social media z'abanyamurenge azasanga ibiganiro bivugaho social media zirikoresha social media n'abantu izabagande z'abanyakenya z'abanyamurenge uzabona abantu bamvuze ibiganiro kugeza kuri none nakoze ikintu bita the game changer generation ico kintu already hari message nyinshi ziri kuza zivuga ngo Gapangwa yarahushutse hari abamushizeho bakampuza ndetse ngo n'amahoro reka mbabwire ngo bagira ubwoba izo ntambara zabaye nabashimiye navuze yuko bamenyekanisha igikorwa dufite icaka ba specific utubwira izo ntambara nizo gushaka kuntukisha gute bagututse gute bakubwiye bavuze gute njewe uko bantuka cyangwa ico bashaka kungwanyisha urumva bagiye bavuga ko n'ubungu baravuga ko ubuyobozi bwamaze gushigwaho kandi bantoye nzayobora so bakoze ibintu bisa no gwari bikizina cyane igituma bamvuze nuko bantinye igituma bamvuze reka mbigusubizeho jewe sinobona umwanya buri gihe umuntu kuvuga bari munsi yawe jewe sinobona umwanya wo kuja kugwanya umuntu uko ntawe ntinye so abankora ibiganiro byo gushaka kuhari bikizina ryanje bafite ubwoba batuze amatora zaba muri transparence umuntu wese azozana umutemwe we ndaco bazaba okay ikintu cya kabiri kuko bambajije impamvu barimo kungwanya narimbabwiye ko buri gihe umuntu agutinya arakugwanya ntawe uzugwanya uri munsi yiwe icya kabiri nuko ndi mu bavisionnaire bagize igitekerezo my friend barabizi bose so bafite rero kutagira makuru n'ishari muzi ko bene wacu abenshi baba bashaka ngo ikintu atagize mu gitekerezo akigwanye ndikibeho ndi mu bavisionnaire ndatekereza ko iyo ari indi mpamvu irimo gutuma bangwanya ariko uzi ukuri umuntu ufite ishaka ry'ubwoko ryo gutabara ntabwo ashobora kwita kuri ibyo oya wenda ku rugero uramutse utambutse abo ngabo bagutuka bo uzakorana nabo abo bantuka rero rankubwire reka nsubize ico kibazo mu microphone abo bantuka nabona kubuye ko nabashimiye dayere ni inshuti zanje zabugufi n'abantu bakoreshejwe kubera kutamenya ukuri abo bantu rero ntaco twapfuye kandi njewe ndaca bafashe nk'inshuti tuzicarana mbabwira ukuri kandi ndatekereza ko bazaba baferinze tuzakora handshake check ubwo deputy president wazabagiye simuku watutse mugaruka kuri ico kintu yatubwiye ko ari we watekereje iki gikorwa ariko mu bintu nzi kino gikorwa cyatekejwe n'abantu benshi ndavyibuka ninjana ndamwibukije 2019 naramusuye wakibaye inako mubwiye ikintu nkiki amagambo yambwiye ngo bino bintu biragoye watekereje neza gena tuzasubira tuvugana nuko mfite na dokima wambiye ibiki byo twari twaje kuganira namutumiye dokima hejuru ijambo rya projet nafite nitaga Kirambi musobanurira ko ari icicaro tugiye kurema ndagenda bukebuke tugiye kurema kugira ngo urubyiruko rw'abanyamurenge zatuhahurira tuciye tuganire nitumara kuganira dutore inyishu yibazo dufite sinavuga ko tugiye gukora association sinavuga ko tugiye gukora amatora ushatse kuvuga ko igitekerezo Gapangwa avuga ko yagize wowe ari wowe wakigize mbere yiwe urakimubwira abona kugishira mu bikorwa ntago ngira ngo mvuge ngo nabwiye Gapangwa vision arayikora nashatse kugira ngo ngarure ahantu yavuze ngo kubera ko afite vision yararwanyijwe arimo urabona ibyo ni turabantu bakuru my friend hari igihe nshaka gukubita cyangwa gutuka amagara yaravuze umuntu aranisha ibyo ni ibintu bibaho turi macuwa reka muri debate tuze guhara juste reka nsaba umwanya mu by'ukuri turi muri debate kandi twese turi kugira ngo dutange ibitekerezo haze kubaho kubahana twe gucana mu ijambo umwe azajya ariko ndabanza avuge niba hari ikintu uri buze kugarukaho ntuhabwe umwanya wawe uze kugarukaho mu by'ukuri ibyo byo nibyo wenda nkwibiza mu masegonda makeya hari n'amazina murimo kwitana mukoresha amazina yanyu nyayo yes reka manze mere kuri Gapangwa mu by'ukuri aravuze ngo kuba murwanyije nta gitangaza kugira abanzi nibisanzwe
kandi abantu ntabwo bagomba kumva ibintu kimwe, ariko niba abantu batumvise ibintu kimwe bakoreshwa bagira gute, wowe baha umwanya ubumve ubatega amatwi. Ese ni iki kizima kirimo hariya bafite nkawe uri kwiyamamaza kuba umukandida gituma banandwanya? Hari impamvu, banza uyimenye, nurangiza kuyimenya ukemure icya kibazo cy'abakurwanya. Ikindi reka ngaruke kuri Monsieur Gapangwa kuvuga ngo niwe watangije uyu mushinga, ntago mbihakanye. Uyu ntago ari umushinga, this is youth Banyamulenge, uru ni urubyiruko rw'Abanyamulenge. Yes, igitekerezo sibyo, igitekerezo twebwe twabaye mu buyobozi butandukanye bw'amakominite atandukanye y'Abanyamulenge, ibyo twarabigize, ahubwo ni uburangare bwabayeho bwa Siberika kubitari ifite urubyiruko rugize Siberika rutari rufite ubuyobozi. Ubu ngubu icyo turi kureba niki, turi kureba inyungu z'urubyiruko hano muri Kenya. Hari ikintu ushobora kwibaza, nanjye nifuza ko namubaza, ari kuvuga ngo twebwe ngo turi kwibaza hano ngo muri leta, ariko tubanze tubaze, ese dukeneye kubanza gukemura ikibazo kiwacu mu ntambara hari gutwika? Twebwe hano abantu bari kujya mu kazi bakicirwayo, abanyahungu b'Abanyamulenge bamaze kuraswa ni bangahe? Abamaze kwicirwa bagiye mu kazi ni bangahe? Nta ruvugiro dufite, umuntu araraswa agapfa, nta ruvugiro, na CID nta n'ubwiza icyo kibazo, nta kibazo na kimwe cyacu cy'akarengane dukorerwa tugira imbere, dufite abantu batuje imbere batuvuganira. Rero nidusimbuka ibyo bibazo tukagenda tukaje mu bibazo birenze ibyo dufite twebwe ubwacu, icyambere tuzananirwa gukemura ibyo bibazo by'iwacu muri Kongo, tunanirwe no gukemura n'ibibazo byacu biri hano. So ibyo ni ibintu tugomba kubanza kureba, twebwe tubanze twiyubake hano, hanyuma nitumara kwiyubaka hano, ejo twese tuzahurire hamwe tuvuge ngo reka twubake iwacu mu gihe dufite naho turi twahubatse. Okay, murakoze cyane. Tugenda ya nagira ngo nkomfirime kuri aka kantu, umubare wose uhera kuri rimwe ukagera kuri kabiri ukagera ku 10. So nabwiye ngo dufite kwicara tukaganira kuri iyo projet, nababwiye ikirambe tucisha tuganire ku bibazo duhura nabyo. Nitwicara nk'urubyiruko rw'Abanyamulenge tuvuga ngo tugiye guhera ku gushaka amafaranga, it's fine, ni twebwe. Nitwicara tukavuga ati dutabare, tuzaguruka dutabare, nta byatunanira, twese turi hamwe. Izo muzumva. Ikindi ngira ngo ntangeho umucyo, nta muntu ujye uvuga ngo kubera ko ngo mfite vision narwanyije, cyo ni ikinyoma. None se ikindi kintu mbaza Gapangwa, nimba muri karakteri z'umurideri agomba kujya gutega amatwi, uwananiye gutega amatwi inshuti ze batumvikana, azatega amatwi Abanyamulenge bose? Ntabwo dusonaje icyo. Okay, reka ngaruke ndabanza mbere kuco bari bavuze. Hari igihe wenda iyo utumvishije neza unasubiza nabi, ni ukuvuga ngo ntabwo ndi contre iyo kwiregisteringa nkuko umuvandimwe yabivuze ko tugomba kwiregisteringa no gukora ubuvugizi hano, kuko niho dutuye kandi naje mpafite ibikorwa birakwiye cyane. Nizo association ya muvandimwe yavuze nazo zirakenewe, ariko iyo si priority. Igikenewe nuko tubanza tukwihuza, kuko iziraye kubiriza bikakubira, ariko mu gihe tuzihuza tuzatekereza hamwe imishinga twokora, tuzumva ibitekerezo by'abantu. Ngaruka kuri ico kibazo, ntabwo navuze ngo sintega abantu amatwi, nabashimiye mon cher, nabashimiye. So namwe hano dufite ibitekerezo bimwe kandi turi inshuti. Navuze ko bitewe n'impamvu zabo n'ababakoresha, kuko hari abakoresha abantu kubw'inyungu zabo, ni naho amacakubiri akenshi yavuye. Ariko n'utabaza abakoresha kandi abe benshi, nimba abakoresha batambuka kunanira, nibakoresha uzabashobora. Navuze ko nzabaganiriza kandi singiye gukora nje nyine, uya a team, n'ibyemezo bizafatwa n'abandi tuzaba turi kumwe. So ntabwo ndi responsable, bizafatwa n'abandi muzamuri kumwe, ntago ari wewe. Of course tuzaganira. Reka soze. Timu wakibereye wiki. Timu wakibereye uco. Ico ikindi naringiye kugaruka. Uno mugabo yavuze ko yaje kunconsulta muri 2018. 19. Yaje 19. Ndagira ngo nereke ko n'abantu badukwana bari munsi yaje kunsaba inama, asanga muri office yanje. So hari ibintu byinshi nobereka maze gukorera ubwoko, ndagira ngo tugize ngo dukompare mu bikorwa byacu. Ntaho mpuriye n'aba bantu, mfite ibikorwa simpa nkoresha amagambo, kandi ibikorwa biraruta amagambo, tugomba kubireba kurusha amagambo. Ariko agataho ngaho, iyo aba bari baduhaye umwanya ngo tuvuge urugero rw'ibyo dukora, ubu ndamutse nkubwiye ko mu mwaka wa 2019 niba mwibuka igihe hatanzwe itegeko na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga iri kumwe na Ministeri y'Umutekano mu gihugu, hatanzwe itegeko yuko abanyamahanga babaye hano muri iki gihugu badafite ibyangombwa byo kuhaba bose bafatwa bagasubizwa mu bihugu bavuyemo.
abanyamurenge twebwe hafashwe abahungu 32. icyo gihe ndabyibuka bafatiwe benshi bari muri Kasarane. njyewe ubwanjye hari ubuyobozi icyo gihe chairman yari Birori, ubu ngubu yagiye muri Australia. Abayobozi bose b'abanyamurenge bayoboye Siberi kabaricara barahura bashakisha iburyo bashobora gukemura icyo kibazo, kuko ryari itegeko ryari ryatanzwe ku rwego rw'igihugu. Haza gukorwa amakosa n'inzego z'umutekano za polisi zifata n'abanyamurenge, kandi twebwe dufite uburenganzira bwo kuba hano. Iryo tegeko ntago ryaturebaga. Ndabyibuka neza, byari ku mbuga nkoranyambaga kuri za WhatsApp group. Njyewe ubwanjye nafashe initiative, nta muntu n'umwe ntumye, njya kureba ministri wungirije w'umutekano. Ngenda saa 4 za nijoro, ngira amahirwe aranyemerera, ndamureba mugezaho icyo kibazo. Mugejeje icyo kibazo yarambwiye ngo bari hehe, bangana gute. Nambwiye ati nta makuru mfite arambuye uburyo bangana naho bafungiye. Arambwira ati genda mu gitondo umbwira ati abafungiye aha n'umubare ungana gutya. Mu by'ukuri cyari ikibazo kiremereye, ndi gushaka kuvuga gusa ikintu kimwe gito mu bikorwa nakoreye ubwoko, kandi ari initiative yanjye. Nagize amahirwe nsanga bose babahurije kuri station nkuru ya polisi ya Ruisambo. Nge narahageze mbonana n'abachairman, abantu bafite abantu babo bari bafunzwe, barabyibuka neza. Byananiranye bari bagafata imodoka abapolisi bakajya muri UN kujya gukonfirma ibyangombwa batanze. Nahamagaye uwo mu ministre, ni ministre wungirije, mubwira ati n'abantu 32 bafungiye kuri station ya polisi. Arambwira ngo genda uje mu kazi kawe hari saa 4. Kuva Rusambo kugera Kiambu Road nagiye kuhagera abantu bafunguwe. Umupolisi wari wagiye gukora verification muri RAS, ubwiwe yagiye kugaruka asanga abantu batashe. So icyo nashaka kukubwira ni iki, mu by'ukuri dufite ibikorwa twakoze, ntago turi kuvuga amagambo. Iyo mvuga ngo njyewe ndashaka kuba itara rimurikira umuvugizi w'urubyiruko ndetse n'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, nababwiye si ukubyirata n'amahirwe nagize yo kumenyana na bamwe mu bayobozi. Nk'ubu bashizeho umuministri w'umutekano witwa Duare. Uriya n'umugabo kubera amahirwe nagize, nibura mu kwezi ngera mu rugo iwe kabiri. Umunsi nzashaka ikibazo kijyanye n'umutekano ntago nzasaba audience. Nushaka uzambwire nzafate delegation y'abantu bangahe, tuzagenda mbinjize mu nzu iwe, ikibazo kandi kizarara gikemutse. Dukeneye umuyobozi uzagenda akatuyobora akatwinjiza muri CID tukavuga ikibazo cy'umutekano ku nzego za polisi. Ntazagira umunyamurenge uzongera guhohoterwa. Dukeneye umuyobozi uzajya kutuvuganira akajya mu nteko nshinga amategeko bidasabye ngo bizafata umwaka kugira ngo abone audience, akagenda akagaragaza ibibazo amategeko atwemerera uburyo ari imbogamizi tugakuye izo mbogamizi rwose. Yambunganiraho bukeya, twage dukora byinshi. Gapanga n'umuntu umugabo yakoze byinshi, Andrew n'umuntu umugabo yakoze byinshi, nabaye Nyando twage dukora ubuvugizi tujyana na mu ishuri. Ngenza nasengera ubwoko, nzambasengera mwese bamunkurikirana, nzambasengera kandi cyane nta joro ryo nabasengeye. Ariko kano kanya tushaka kuba focus kubuza tugiye kubakorera. Twakoze byinshi habe na ninjo ndabasengera. Okay, murakoze cyane mu by'ukuri abakandida bacu ko muravuga neza, mufite ibitekerezo byiza, ariko hari urundi rugamba musa nkaho byenda muri agenda mudafite, nagira ngaze kubabazaho. Murabizi ko muri buri generation haba icyo bita conflit de generation, kandi narwo n'urugamba ruba rukomeye, kandi muhagurutse nk'abasore bagiye guharanira impinduka. Muri abasore bari muri generation nziza tugifite ba data na basogokuru bake, ariko kandi generation yacu ikeneye impinduka, ariko kandi hejuru yacu hari plafond, urugamba rw'abakuru bacu ndetse na ba data bakihari mu bijyanye n'imyumvire. Urwo rugamba muteganya kururwana gute? Nakungana kugira sawa rehera kuri ico kintu. Generation iziza kubera impamvu zitatu. Hari generation iziza ikubaka ikintu, ikanasenya ikindi, ikanakomeza ikindi. Iyo generation yose ikora ibyo bintu. Nimba tuvuze ngo generation yubatse ikingiki, izayikurikira izakora ibintu bitatu: kugikomeza cyangwa kugisenya cyangwa se kukirenuvera. So byabyiza upoints ukavuga ngo iki kintu kugira ngo tubone uburyo tugisubizaho. So ubu icyo narimbajije ni ukuvuga ngo n'urubyiruko duhagurutse guharanira impinduka, ni ibintu bishyashya dutangiye bitigeze bibaho. Byanze bikunze hari imbogamizi tugiye guhura nazo na generation iri hejuru yacu. Rero ibyo urwo rugamba, izo mpinduka mugiye guharanira muzabikemura gute hagati y'imyumvire mufite itandukanye n'iy'abakuru bacu na ba data?
reka mbanze ngisubize. Icyo kibazo kiroroshe. Mu myumvire yacu ya kinyamurenge hari abantu bafite mindset cyangwa se imyumvire yo kumva ko ngo umuntu w'umwana ntashoboye. Reka mbaho urugero. Perezida w'Ubufaransa buri mu bihugu 7 ku isi bifata ibyemezo. Macron yabaye perezida afite imyaka 36. Harimo abasaza b'abanyapolitike bamazemo imyaka iruta batangiye politike ataravuka. Uburyo tugomba gukemura ikibazo n'iki cya conflit de génération. Conflit de génération buri ikintu kiyikuraho ni ibikorwa. Ni ukuvuga ngo njyewe Ndayisenga ndi umusore mutoya nakoze ibikorwa by'ubwoko ku buryo n'umugabo wabikoze wagerageje kubikora ntabigereho cyangwa n'ibyo yakoze akageraho izaza akareba ibikorwa njyewe ku giti cyanjye nakoze akavuga ati uyu muntu yagize uruhare rufatika, yagize uruhare runini mu kubaka societe. Ikindi tugomba kubwira abantu yuko ubu ngubu hakora ushoboye, ntago hakora umuntu kubera imyaka cyangwa kubera urugero cyangwa isingano yiwe, hakora rwose imyaka yiwe. Ubwo icyo bishatse kuvuga no kubera iki cyatse kubagaragariza ko mu buryo bwo gukemura ikibazo cya conflit de génération no kugaragaza performance y'ibikorwa byawe, no kugaragaza ibikorwa ushoboye. Ibyo byonyine ku buryo umukuru abishima, umutoya akabishima, na wa wundi muri mu kigero kimwe akabishima. Ibyo byonyine ibikubura nta muntu ugaye igikorwa cyiza cyaba wagikoze uri mutoya cyangwa wagikoze uri mukuru. So ikizakura iyo conflit no kuvuga ngo no gukora buriya conflit zizaho mu gihe muri gukora ibikorwa mudashoboye. Niyo mpamvu ndi gusaba amajwi kuko ibyo ngiye gukorera ubwoko rwose aba bagenzi banje yaba Fideli yaba Gapangwa bizabagora kugira ngo bagire urwego rw'urubyiruko hano muri Kenya bagiraho barushira. Murakoze. Ngira ngo aba bari bavuze nanje ba microphone. Mbo ndabanza nshimire bagenzi banje mu byukuri numvise uyu mugabo Andrew yavuze igikorwa yavuze ngo nico gito iyo uje kumuheza akavuga ikinini yakoze kirenze ico, kubera ko mu byo naje namushimiye kandi mushimira nuko yagize connection aje gukora muri Kinyozi ziyubashe aho ahurira n'abayobozi akazabogosha. Ndatekereza ko yariyo connection ariho yavuye. Iyo batwara tugize amahirwe n'abandi basore binjire mu yindi mirimo bagere hariya bizadufasha kubera ko nituba benshi bizaba byiza. So njewe kuri ico kibazo ico nasubizaho mu byukuri bwoko bwacu ufite amateka ari kure kandi bwagize ibibazo kuva mu myaka ya kera. Ariko ikibazo dufite mu rubyiruko rwa none turi abantu badashaka kwiga. Kuri ubujiji buza bukoresha abantu ibintu bibi. Niba dufite urubyiruko kuri none rureba abayobozi bacu bagerageje gukora ibintu bikomeye muri generation yabo ntibabigireho, ahubwo bagashora imbaraga mu kubahuka no kubatuka muri social media muri rubanda, ni ikibazo gikomeye. Nje numva kugira ngo dutere imbere dufite abatubanjirije, hari ibyiza byinshi bakoze tugomba kubigiraho. Ibyo bakoze bitagenda neza tugomba kwicara nk'urubyiruko twagize amahirwe turi mu bihugu bitandukanye biteye imbere, tukigira ku bandi kubitagenda tukihuza tugahuza imbaraga tukagwanya mu macakubiri tugaharanira guhindura ibyo bakuru bacu ababyeyi bacu batakoze. Iyo niyo nzira numva nje wikwiriye kugira ngo tuzagere ku gisubizo kandi urubyiruko cyangwa generation yacu izana impinduka zikuye mu bwoko. Abatipe bagenzi banje nagira ngo muzaza mubaze ikibazo nimara mwenge mu gisubira mara ko arimo urumva ikibazo kitarico. Uwacu yavuze ngo yabaje ikibazo kivuga ngo izi mpinduka tuzanye mu bwoko turazivuga hike. Arongera arabaza ngo conflit de génération ntabwo avuze nubwo bakibagisubiza ku ruhande. Impinduka tuzanye ntago ari impinduka mbi ni impinduka nziza tuzishana n'ababyeyi bacu tubabwira ukuri cyane ko badukunda badushigikira. Nta muntu uzanga gushigikira iciza mwiciye mukaganira ndizeye neza ko batazadushigikira nk'ababyeyi bacu badukunda. Kukijana na conflit no kuganira muri approach nabwiye mbere dufite kuzatwicara tukaganira byibuze buri cyumweru weekend tukaganira ibyo bintu byagiye biho kera ama conflit naya tuzabiganira kandi tuzabikemura cyane. Ngarutse ku kantu gatoya bitewe na capacity dufite ni ibintu bitewe gukemura ko kantu. Reka tuvuge wenda ku bushobozi aricyo mugenzi wanjye arangirijeho cya capacity. Ubushobozi twebwe twifitemo mu byukuri reka dutange urugero ku
ku bana urubyiruko rw'abanyamurenge abana batoya batari kwiga atari ukubera ko babuze amashuri cyangwa se badafite ubushobozi bwo kwiga ahubwo ari ukubera ko badafite moyen uburyo bwo kwiga niyo nababwiye ngo impamvu data done yes ni benshi ntago mfite data exact navuga ngo hano hari abana b'abanyamurenge batari kwiga icyambere duhere ku barangiza byo nyine na high school abarangiza za secondaire ntago bari gukomeza muri university kubera iki hano hari ibigega bishinzwe kurihira abanyeshuri badafite ubushobozi bagize performance nziza cyangwa se bagize amanota meza so ariko ugasanga kubera ko tudafite umuntu uri buje hariya aje muri institution no kuvuga ngo ni uburyo nabisobanura ajye mu nzego yes anje mu nzego za leta nizigenga zifite gusapotinga umuntu wese udafite ubwo bushobozi bwo kugera ku cyo ashoboye kandi hari inzego hari ibigega bya leta so dukeneye mu by'ukuri yaba ari njyewe uzatorwa ariyo mpamvu ndi kwensista kugira ngo bazampe amajwi tukeneye wa muntu uzajya kutuvugira muri izo nzego mugenzi wanje yabikomoje aravuga ngo arabishima kuko mfite connaissance nanjye niyo nshaka kuririraho kuba mfite iyo connection n'abayobozi ize kuba impamvu yo kurengera ubwoko bwacu ize kuba ituzanira avantage yo kuvuga ngo erega niba dushaka gukiza igihugu ese uyu munsi muragira ngo twakiza igihugu tutarize mwagira ngo twakiza igihugu tutazi gukorera hamwe muragira ngo igihugu cyacu cyakira tugihawe ubu ngubu tutazi uburyo tugomba kwiteza imbere so ibyo rero turashaka kubanza korera ubuvugizi tubihabwe tubishire muri pratique tubikore hanyuma tujye kubisangiza mu kubaka igihugu rwose ni nabyo bizakuraho nayo makimbirane ari hagati y'amoko amatiku n'ibiki nuko tuzaba twagize performance nziza murakoze juste ndagira ngo tureke kubesha abantu mu by'ukuri ndagaruka kuri point y'uno mugabo avuze ko kandi azashora imbaraga mu kuvuganira abantu batarimo biga uyu mugabo ari mu bantu batarangije ishuri kuko yarabivuze muri background yiwe kandi nawe ntiyanze kwiga sinzi impamvu kuri none azi ko hari ibigega bitanga scholarship ataragenda ngo aje kurangiza ishuri kandi les charités bien ordonnées commencent par soi-même ndagira ngo mu byo tuvuga ibintu dushoboye gukora ibintu dushoboye gukora na nyuma yo gutambuka mu by'ukuri tuzicarane jewe nanaboneraho nubwo tuja muri ibi byose intego ko turakora debate ariko dusaba abantu kuzadutora kandi batagendeye ku marangamutima batagendeye ku mirara bazatora umuntu kubera ubushobozi bamubonamo bano bagabo ndabarusha amasomo bose uko bicaye hano dede ndimo ndiga diplomacy abazi ico diplomacy sobanuye baracumva kandi kubera ko badafite vision koko iki gitekerezo sinzi ndi kumva ibyo bavuga bari gutinda ku bintu byoroje dufite ikibazo kituraje ijoro ubundi amasomo yanyu nayaho ubundi wowe wize kugarukira reka urasubiza tukugezeho wowe wize kugarukira hehe amasomo yanje mfite high diploma mu bijanye n'imiyoborere cyangwa se diploma kubize muri systeme francophone niki ntago nize muri francophone nize muri anglophone kuba dukurikiye batarimo kusoma mu kinyamurenge high diploma ni keciciro kugira ngo mbishire mu kinyamurenge bishaka kungora ariko ndibwira ko ushobora gusobanura ururimi kare wa ko nananiwe gusobanura ibintu high diploma ufite certificate ufite diploma ufite what high diploma ni secondaire ni primaire it's a college nitanga high diploma ariko itanga high diploma ku myaka 3 kajya n'indi diploma yo muri counseling and guidance naho kubyo wacu yaravuze gapangwa byo kuvuga ngo narimbaje amashuri kwanza nagira ngo ngaruke kubera ko yatumize reka nsubize kuko niwe warubizanye by'amasomo ariko ntabwo ndangije amasomo mfite imyaka 2 ya university wowe gapangwa wigiye nigiye mu Rwanda okay licence reka tugaruke licence mu Rwanda ikoresha imyaka ingahe imyaka 4 licence mu Rwanda ikoresha imyaka 4 ariko ubu ngubu barimo baragenda bahindura harigeze kuri 3 nigiye muri Kenya hano wigiye muri Kenya nagira ngo gapangwa musubize gapangwa gapangwa level yawe ni njewe level yanje navuye muri Kongo ndangije grade nababwiye ko nanayoboye n'ikigo cya kaminuza ni zimwe muri experience za leadership mfite okay hanyuma ariko hano nanone ndimo ndakora degree reka duhere hano nge nagirago avuge hejuru iki kintu yeme
none umuntu nimba afite doctora mu budokiteri tuza tumuhereze kuyobora tumuhereze ubudokiteri avure kabisa umuntu yubahwe muri kariya ye. Umuntu nimba ari umutangazamakuru journaliste aza umunyamakuru kandi gapangwa ndamukunda mu kinyamakuru, ariko ko ndabona ko itangazamakuru na leadership ni gutya. Rero nkareba ni ibintu vyigaragaza ahubwo asano yatangiye kutangazamakuru nageze muri diplomacy ahubwo afite confused ari confused kuntu muza komereza umwanya nyuma y'ibingi muganiriza. Reka nsubize kuko yamenshoninze, reka ngira icyo mvuga ku byo yavuze ngo twebwe ngo ndi kuvuga kubijyanye no kuzakangurira abantu kwiga cyangwa se kuzabakorera ubuvugizi bakajya mu ishuri, ariko ngewe nkaba ntararangije kwiga. Impamvu ntarangije kwiga my brother, navuye mu Rwanda ntarangije university, izo ari impamvu. Kandi hano iyo utatangiriye udafite high school certificate ntabwo ushobora gukorerwa ubuvugizi, I mean ntabwo ushobora guhabwa ntabwo ushobora kubona financing ubutera nkunga bwo kugira ngo ukomeze university. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, gukorera ubuvugizi mu bantu kujya mu ishuri, ngira ngo niba ukurikirana imiyoborere ya leta ya Kenya hari icyo bita CDF. CDF ni ikigega gishirwaho amafaranga na leta kigamije gufasha abantu batishoboye mu bijyanye n'imyigire. So iyo CDF nta criteria igira, ni ukuvuga ngo umuntu wese waba uri umunyamahanga waba uri umunyakenya waba uri iki, mu gihe wagaragaje ko wemerewe kuba hano muri Kenya kuko tubifitiye uburenganzira ugakorerwa ubuvugizi ufatwa na CDF. Niyo mpamvu amashuri ya leta yose kuyigamo n'ubuntu, ahubwo ntago tujya duhabwa uwo mwanya wo kugira ngo dukorerwe ubuvugizi abana bacu bajye kwiga mu bigo bya leta. So rero icyo waruvuze ngo aturusha amashuri, kurangiza kaminuza amashuri nicyo bita leadership, ni ibintu bibiri bitandukanye. Abayobozi bangaye uzi badafite barangije high school bayoboye ibihugu bari ku rwego mpuzamahanga, twe kuja kure. Reba the former president w'iki gihugu cyacu ntabwo yari afite PhD, ayoboye imyaka 10. So icyo turi kureba niki nicyo ushoboye kigiye kumarira ubwoko. Diplome yawe nta kizamarira ubwoko abanyamurenge my brother. Urumva ikizamarira abanyamurenge akamaro nibyo ugiye kubakorera. Urabikora mu buhe buryo, ufite ubuhe buryo ugiye kubikoramo, ufite ubuhe bushobozi bwo kubikora. Ntabwo uzagenda uvuge ngo diplome yanjye nakuye muri Kongo cyangwa nakuye muri university runaka nginda yibahaye none muyikoreshe mukorera ubwoko bwacu akamaro. Murakoze. Okay, bavuze bihagije ndagira ngo nsubize bano bagenzi banje. Mpereye kururiya uhirya yavuze ko kuba ngiye ndi umunyamakuru ntari nkwiye kuja kuyobora ari ibintu bidahuye. President uyoboye Kenya yize uza amashuri yize apana Kenya former president. Okay, njewe ndimo ndavuga uyu hari kuri none yize nakubajije urangije imyaka 10 uyu ndacyarimo nsubiza uri wewe ndakuzaho reka mba nsubiza uyu ndibwira ko yize ubutabire. Okay, ntabwo yize leadership. Okay, ni ukuvuga ngo hano dufite aba MP baje mu bitaro bakaja kuvura bagakora imirimo yabo, dufite abari abakomediye n'ubu baragaruka bagakora kariyeri zabo. Ikibazo Kenya itembere kurusha aba professors dufite muri Kongo. Reka mbanza gusubize wavuze uyu ni umwanya wanje, please this is my time. Reka ndangize umwanya wanje. Rero ureke gukompara ibidahuye. Ntabwo kubura umunyamakuru udashobora kuyobora. Nzayobora kandi akazi kanje nzagakora nimbona nakandi ko gupagasa nzagakora cyane kuko kanatari akazi ko muri office kandi mpembegwa n'ubu voluntaria na akazi nzakora ku benevola ariko kubera ishaka n'ubundi nsangano. Mugenzi wanje arambabaje cyane. Ikinyejana turimo gikeneye papers my friend. Never Keneye uzabimenya what's the qualification. No, listen to me. Nowadays it's all about who you know, but what there is a standard of education you have. Ni master ko hari aho utaje president. Reka tuve ku president uzazibonera ko ndi warangije ishuri. Reka ndangize uyu mwanya sindarangiza iminota 2 ndi kure bari. Icyo nari mvuze ikinyejana turimo gikeneye umuntu wize. Yego singomwa ngo ugire PhD. Singomwa ngo ukore masters, ariko at least ntabwo waje imbere y'abantu udafite qualification kubayobora. So mugomba kwiga naje ndacyari no kwera ku ruhe zibuza degree niyo standard nziza. Never twe kuja kure fata aba president bagize le pays de ifite muri mwebwe degree
yes njye nayo mfite imyaka 2 ya university bigapangwa none se bishatse kuvuga ko Nawe muri ufite mwese qualification nta- jewe niyo ndi gukora good iyi myaka 2 wari wayimara njye ndi imbere yawe Okay. nurageze imyaka Jewe 2 navuga ko narangije imyaka Reka- itatu, reka je suis tuje ku kindi gradué. kibazo reka tuje ku kindi kibazo kiri gikenewe cyane ikibazo gikenewe cyane cya mumbabarire gatoya bijyanye n'amashuri ya urambabarira Fidel urambabarira reka ngusabe wenda uraza kubona kandi kanya nibiza gukunda reka nze kubabaza ikibazo kimwe gikenewe cyane ikibazo c'ubushobozi ikibazo c'ubushobozi ubushobozi bwo gukora ibyo mu igenamigambi ryanyu ryose muri rusange muzabukura he reka duhere kuri Gapanga. Okay, icyo ni ikibazo cyiza mane uzumbonera ariko nta kibazo uri mu ruhande rwanjye okay reka ngisubize kandi muri murangi iminota inzira ni zibiri mu by'ukuri kugira ngo igitekerezo kigere hano honyine hari sacrifice twakoze bivuye mu bushobozi bwacu kugeza kuri none kugira ngo igikorwa kije mu bikorwa kandi dusanzwe dufite ishaka njewe by'umwihariko maze gufasha abantu benshi muri iki gihugu haba mu kubafasha mu bibazo by'ubuzima bwa hano sinshaka kubigaruka kuko ibyo si ngombwa ariko buri bumwe n'imbaraga ndatekereza ko mu gihe tuzihuza Nairobi ifite urubyiruko ruri hafi mu bihumbi ntabwo turakora ibarura ngo tumenye umubare uri presi ariko turi benshi mu buryo byibuza tuvuze ngo dukore contribution mensuelle y'amafaranga 100 ku muntu ufite ubushobozi buke kuzamura batangiye gutwara imiradi yanje nta miradi ya kuko ndabatekerereje okay iyi ni minota Gapangwa please yes ndavuga ngo natanze urugero ruto ko ntawo bishaka ku mwisho w'ukwezi sa chiffre fois nombre y'umubare uri hano na amafaranga tuzoza dufata akadufasha gukemura ibibazo kandi koko dufite ibibazo kandi buzira amafaranga nshatse twakora kandi nzi ko umuntu wese ufite ishaka tazabura amafaranga 100 so tuzakora mobilisation mu kumvisa urubyiruko kandi ashimira urubyiruko rwose bamaze kugira ishaka y'ibibazo tufite kandi bari barabuze organisation n'iconzi mu gihe tuzihuza rero tugakora imisanzu bitewe n'ubushobozi bwa buri wese tuzaza tuyihuza twigire hamwe kuko navuze n'abagenzi banje ntabwo nzadesida nje nyine twigire hamwe twumve turebele prioritaire tubikemure andi du saving kubera ko ari ibibazo biza bitunguranye kugira ngo iyo budget nico kiga kizaza kidufasha ya murakoze urabajije ati ubushobozi cyangwa se le moyen izadufasha kugira ngo tugere ku ntego zacu niye icyambere mpere kuri Gapangwa yavuze ko nubundi batangiye kuri social media nkuko yavuze ngo baramututse hari nibindi bivugwa ko uyu ari umugambi yateguriwe na bamwe mu bayobozi umuntu adashaka kujyamo bamuhaye amafaranga $5,000 by'idolari so ibyo biri kuri social media ntago ari ibanga ariyo mpamvu bakoze iriya team changer cyangwa se game changer ibyo ntago ari byo tugiye kujaho twebwe ntago tuja sinshaka ubushobozi bw'umuntu uza kumbwira ngo ngiye kuguha $5,000 by'idolari uje kuyobora urubyiruko ngewe icyabuze muri ntabwo ikibazo cy'ubushobozi mu rubyiruko rw'abanyamurenge cyabuze nta kibazo na kimwe hano muri Kenya kigeze kivuga ngo gikeneye ubushobozi kirabura buri munsi dutanga imisanzu buri urubanza rwose rubayo turarwikemurira bivuze iki dufite ubushobozi ahubwo habuze umuyobozi utanga umurongo nyawo ku buryo ya misanzu abantu bajya batanga basigaye bananinubira kubera ko ntabwo dufite ubuyobozi buza ngo butubwire ngo twatanze imisanzu yiniye twashatse ubushobozi bwo gukora ibi nibi none twakoze ibi nibi abantu bahera gusa ngo dutanga amafaranga ariko mukananirwa kugira ngo abantu baze bagaragarizwe ya mafaranga yaje gukora iki niki ubushobozi ntabwo ari ikibazo mu banyamurenge bari hano muri Kenya 80% y'urubyiruko rurakora n'urutazakora tuzaruvuganira kugira ngo rubone n'uburyo bukora ahubwo dukeneye umuyobozi mwa rubyiruko mwe mukeneye umuntu nka Andre Ndayisenga nzahagarara imbere y'inteko nshinga amategeko nta audience nzasaba nzajya imbere ya ministri w'umutekano abantu mukore ibyo mukora byose nta muntu ugohotera nta kanjo ikwirukankana nuzana n'umushinga wawe ube presente ugende ubushobozi bwose bwo buri kuvuga ngo buzaza kumuyoboro kumuyobozi mwiza uzaduha umurongo akaharanira uburenganzira bwacu ahasigaye ubushobozi bwacu turabufite iki kiganiro cyanejeje kubera ko naje gusanga n'umwarimu mwiza kuko mu migabo n'imigambi yanje
natangiye mvuga amasosiyasiyo bararwanya bagera imbere baza gusanga ari ingenzi. Mvuga ibijyanye na sako yo kubitsa no kubikuza no kugurizanya ntibabivuga guhereje nabibabwiye batangiye kugenda babyumva. Nababwiye ngo muri bije ubundi muri leadership abantu n'umutungo uruta ibintu byose. Turi abantu benshi hano muri Kenya ariko nabwiye ati tubara abantu 200 gusa batanze sa event ku munsi, ubare amafaranga uyashire ku minsi 22 yo gukora, afata hafi 500 by'amanyakenya mu kwezi kumwe. Ayo mafaranga azajya yifashishwa kuongera kugurizwa muri bagenzi bacu bafite amaproje meza, bafite ibikorwa byiza bizaza bigira inyungu kandi bikagira ingaruka nziza kuri twebwe. Muri ayo mafaranga 120 nahaye mbabwira 15 azajya asigara muri case yo gusapotinga umuryango, 5 azajya asigara muri za transaction. Dufite ayo mafaranga rero, dufite mwebwe ntacyo tutakora, kandi igikenewe ni mwebwe, kandi today is a day for the change. Muri iki kibazo tukivaho, reka mbahe buri muntu amasegonda 30 amasegonda. banza uhere kuri uyu yarazama. Mu by'ukuri muri aya masegonda 30 hari ikintu nshaka kubabwira. Twabuze organisateur ku buryo aza kutuyobora. Ndabaha urugero, ngewe nakoze muri banki ibintu bijyanye n'icungamutungo rwose nta ndi namakemwa. Umwaka ushize twakoze groupe cyangwa se twakoze sako yitwa Urubuto Sako, abantu barayizi. Mu gihe cy'umwaka umwe abantu 13 dutanga 100 ku munsi, twakoze amafaranga ndetse turanayacuruza atuviramo miliyoni n'ibihumbi 90. So icyo nshatse kuvuga mu umunota umwe kuko amasegonda 30 no gushima gusa. Icyo nshatse kuvuga ni iki, ubushobozi burahari ariko nari imberetse urugero uburyo nubatse inzego zo gukorera hamwe. Ibyo bintu muri kuvuga mugenzi wanjye avuze, abanyamurenge ntago dufite ikibazo cy'ubushobozi, abanyamurenge dufite ikibazo cya leader, umuyobozi ukwiriye utuzana ibitekerezo agatanga n'urubuga abantu bakisanzura. Hari abandi bafite ibitekerezo byinshi kuturusha, niyo mpamvu nzaba ngewe ndi umuyobozi uri open, umuntu wese ibitekerezo nzabyakira, uje wese tuzakorana, waba uri bishop waba unacuruza melon. Yes, mbo na rekomanda aba bagenzi banje gusubira ku masomo, nico kintu cyambere buriya kwibanda ku masomo. Reka nkubwire kutamenya ni kubi. Mani wavuze n'ubuzima nabwo ni time, respect na discipline nabyo birakenewe. No kukunganira icyo nshaka kuvuga ni ishuri ubwabyo. Wavuze wari ufite umwanya. Icyo nshaka kuvuga, René Descartes yaravuze ngo il faut douter de tout. Hari ikintu no mugabo avuze ngo nahawe amafaranga, ni ibintu wenda yumviye ahandi. Ikimenyetso ufite ni ikihe kugira ngo uzeme? Navuze ko biri muri social. Umuhanga rero umunyabwenge ntazemera ikintu kidafite ikimenyetso. Navuze ibyavuzwe. Okay, kuki ubyemera ukabiha agaciro? Ntago mbyemera. Kuri none barimo barabikompara kuri na game changer. Game changer nayitekereje avant-hier. Nibwo nahamagaye abacu ndababwira nagize igitekerezo. So kubihuza ni confusion, mureke gutinya. Nababwiye ko amatora azaba muri transparency. Ikindi namenye kuri uno mugabo, uno mugabo ari mu bantu bahabagwanya ibikorwa by'ubutabazi. Ibyo ni ibimenyetso mfite, niyo mpamvu wumva gusa yibanze hano muri Kenya. Twebwe game changer dukeneye impinduka, tuzakora imisanzu, tuzafasha abatabazi, dufasha abantu bacu bari mu bibazo. Wenda ako nakabazo reka tukaveho tugasobanukiwe. Kurwanya ubutabazi, ubwoko bwose burimo guharanira gutabara. Wowe kuki urwanya ubutabazi cyangwa se wenda tutarakuzaho impamvu urwanya ubutabazi? Fact ushaka gutanga ko uyu mugabo atari umwizerwa ari kurwanya ubutabazi. Okay, ijambo rya mbere nkubwira, my friend umunyamakuru, amakuru ndayakurikirana buri mwanya. Abantu benshi mo bangwanyije, nakubwiye ko hari ibyo bahabatinya. Bakampimira amakuru, nibyo nshaka kubwira. Rero uyu nguyu nziko ari mu bantu babangamirwa n'iki gikorwa. Urabazi ko namwe abanyamurenge mwese murabizi ko ari abantu bagwanya igikorwa cyo kwigwanaho cyangwa cy'ubutabazi, kandi niyo ntwaro tuba dukoresha nk'abanyamurenge mu kibazo. Numwe muri bo nimba muzishaka niturangiza ikiganiro singombwa ibintu byose ko bije kuri social media ndazikera. Wabivuze gapa, iki ni ikintu tudashobora kuva hano tukiri live. Wavuze ko hari fact zigaragaza ko agwanya ubutabazi. Ni ikintu gikora ku mutima w'abanyamurenge bose. Nize fact zigaragaza kugira ngo uyu muntu ya mbere nkubwira mu migambi yiwe harahumvishira avuga ngo azafasha ibintu bijana n'abatabazi. Ari kugaruka kuri bano bayobozi yamenyeye muri Kinyoza akoramo,
akavuga ko azinjira muri parlement muzinjira muri parlement urakoze rero aho ubwo no kuvuga ngo fact avuye kuzivuga reka musubize mu by'ukuri birababaje kuvuga ngo ngewe ndwanya ubutabazi icyo ni ikintu kinini utakagombye kuvuga kuko icyambere ngewe ntanga imisanzu ndabibereka yo gutabara so ubu ntabwo naba ndwanya ubutabazi ngo ntanga imisanzu ubuyobozi bwa Siberika n'ubuyobozi bw'abanyamurenge muri Kenya ibyo rwose nta muntu n'umwe ushobora gutinyuka kubivuga kuko buri kwezi madamu wanje atanga umusanzu kandi nta mafaranga ava mu byo nkorera rero icyo kintu my friend akwiriye kuzagisabira imbabazi yuko kumbeshyira ngo ndwanya ubutabazi ngo kubera ko navuze ngo nta migambi nagaragaje yo gutanga uretse nkesobanureho ko ni ikintu gikomeye yo kuvuga ngo nukubera ngo ngewe ndi kwibanda hano mu bayobozi kubera ko nziranye reka tuzaze tureka kubeshanya abanyamurenge ntabwo dushobora kuvuga ngo tugiye gukora iki kintu bwacu tutari organize ngewe intumbero yanjye no kuvuga ngo no kubera iki icyambere mubanze mumenye turi impunzi hano muri Kenya watandukiriye ntabwo natandukiriye ngiye gusobanura nicyo ngiye gusobanura byonyine uyu munsi ndamutse ngiye muri Kongo kandi mfite statut y'ubuhunzi muri Kenya nkaje muri Kongo nta nubwo leta ya Kenya yongeye kunyemera kunyakira ariko ntabwo bivuze ngo nshobora gukora ubuvugizi no ku social media baze kureba ndi mu bantu bajya bakora ubuvugizi bw'ubwoko bw'ubonyamurenge urakoze soza rero ibyo iminota ngira cyahari mu by'ukuri tuvugishije ukuri iki gikorwa icyo nshaka no kugira ngo ahubwo twebwe twiyorganize hano twigire nitumara kwigira tugire n'abandi tugira niyo mpamvu turi gukorera mu kavuyo ntidufite umurongo twe gutandukira kuja gutabara nkaho tubirwanyije natwe bwacu tutaritabara twiyunge tuje gutanga umusanzu mu gihugu ikibazo njewe canje ca nyuma kugira ngo nze guhereza mind yego okay reka ngewe nze yes Fidel uratubabarira kaze kubivuga nimaze kubaza ahite anabisubiza rimwe nibyo byiza tuze kukongera iyo minota reka banze mbwire n'abazadukurikirana mu by'ukuri intego y'iki kiganiro twabazaniye abakandida kugira ngo murebe abakandida bakwiye bazatuyobora nkaba nabaza rero ikibazo kimwe nge nsoza nacyo cya nyuma mu gihe kuko hazatsinda umuntu umwe muri mwebwe mu gihe udatsinze uzabyitwaramo gute murakoze cyane hera hari yori yasabye ijambo vuga rya jambo rya muri ya minota 2 hanyuma nubundi nukuvuga ngo ufite iminota 4 ya ikintu cya mbere mbanje gushimira mwebwe mwadutumiye kugira ngo tuvuge akari ku mutima tuvuge imigabo n'imigambi dufite tuvuge izo twifuza gukorera urubyiruko tugiye kuyobora nanashishikariza urubyiruko rwose kuzitabira bakitabira ico gikorwa cy'amatora bakaza bakantora kuko hari ibintu mbishoboye surwenya naje natwagiye dutanga ndabizi ko atari abana mwagiye mutwumva mwumvishe imitekerereze yacu mwumvishije abo turibo ndatekereza ko muzagenda mureba muzareba umuyobozi utura umuyobozi mureke umuyobozi mutore kandi umuyobozi ingerideri nta wundi uri hano kuko abo ko nana ko ngiye kubafungurisha bano batipe ryo kubigisha ibijyanye n'imiyoborere kugira ngo ubutaha umuyobozi mwiza nuyobora agasigaho n'abandi yatojeje kugira ngo bibe clear nagiye nongere ngaruke kuri ikintu bita imiyoborere cyangwa ubuyobozi si uburebure ubuyobozi si imyaka usaho turuka ubuyobozi saho utuye ubuyobozi nicyo bita icyerekezo vision umuyobozi utagira vision ntawubaho ntago ari umuyobozi mugihe n'ubwanyu musome muzasanga mu kintu cy'ingenzi umuyobozi agomba kugira ni vision mu bintu twaganiriye mw'ubwanyu mwenyine muzerera abantu bafite vision zikwiye nk'umuyobozi soza ku bintu bagiye bavuga bijyanye n'amakonfli n'ibiki turi abantu ntago ndatekereza ko tugeze tubwirana nabi nubwo hagiye haba gucaringingana ambivuze bino kugira ngo dusoze ntago ari kubwira ubwana bubi ni deba nta bwana bubi bwawe burimo nkaba nkangura abantu bose kuza kuntora bakitokeza bakantora kama amajwi yose murakoze mukarama ndabakunda kandi nza mbasengera mu gihe utsinzwe ko turashaka umuntu umwe mu bakandida batatu neko ni bane umwe ntiyageze hano mu gihe bibaye ngombwa ko utari bugirirwe icyizere ugatsindwa uzabyitwaramo gute mu gihe abantu nibo bazatora
mu gihe abantu babonye ko badashaka kuntura nzavuga ati amen kuko ngiye kuyobora abantu bonyine bazapuruvinga ati no mutipe agomba kutuyobora mu gihe bavuze ngo no muntu ntatuyobora ni amen ni mu rukundo uzayobora nzaza muhereza ukuboko iva ya murakoze reka mbwira abantu icya mbere nibo bazi umuntu bashaka uzabayobora n'ibyo bamubonamo ntabwo ari njyewe uzafata umwanzuro uzayobora nta timu njyewe mfite itimu ubundi mu miyoborere ntabwo ugomba kubaka mu myamamariza imene muri gutanga amakandida ntabwo wubaka itimu kuko ntabwo ari wowe udesida abazagutora njyewe iyo nza kubaka itimu nkubaka nshingiye ku myumvire yanjye cyangwa se imyemerere yanjye ngatorwa nka perezida visi wanjye ntatorwe urumva ko already nazanye conflicts cyangwa se conflict hagati y'inzego z'ubuyobozi njyewe ndasaba abanyamurenge bari muri Kenya urubyiruko kugira ngo bantore kubera ko hari byinshi kandi byinshi ntabonye umwanya uhagije wo kubisobanura nzabagezaho ndetse ne byinshi ubwabo bashaka kuzageraho ngiye batagutoye mu gihe ndatowe rwose kuko ndabizi neza ko duhanganye turi abantu bane hazatsinda umwe njyewe nta kibazo kuko ndi umunyamurenge nta munsi n'umwe nzigera ndwanya umunyamurenge nta munsi n'umwe nzakora igikorwa cyo kurwanya umuntu ushigikira umunyamurenge na mugenzi wanje rwose Bonfils aze kubisabira imbabazi uretse nanjye n'uzankomokaho ntabwo azakora igikorwa kiri contre our community cyangwa se kiri contre ubwoko bwacu rwose uzatsinda nzamwifuriza ishe n'ihirwe nzamukongratulatinga rwose nemeye bizava mu matora mu gihe azakorwa mu muco ikindi cya nyuma uzatotorwa agatsinda uzagirirwa amahirwe yo gutsinda mu gihe azashaka ko tuzakorana njyewe ndi flexible kandi njyewe n'insinda kuko ndabizi neza nzabatsinda rwose mwa bakandida mwe mu byemere kandi ntimuzagira ishari si njyewe uzaza gutora nzatorwa n'abanshigikiye kandi banyifuza icyo mbemereye mbasezeranyije imbere ya kamera nzakorana namwe keretse niba mudashaka ko dukorana ariko nzabagira abakozi banjye duteze ubwoko bwacu imbere yes reka nshimire naje bagenzi banje kandi mbwira badukurikiye kubera ko mu by'ukuri ibintu nta nubwo bimenyerewe bo kumva twasubizanyije bakagira ngo hari ikindi kibi behind camera we are friends and brothers so ico navuga imyanya yatubanye mikeya kugira ngo tuvuge ibintu byose ariko ibyo twasize ni byinshi byiza dutekereza kuzakorera urubyiruko rwa Kenya bityo rero nsoza natangiye nshimira abantu ku rukundo banyeretse n'ubundi ndabasaba gukomerezaho kandi kudufana mutaje ku munsi w'amatora tuzafelinga ndabasaba yuko nta yindi nzira ihari yo kugira ngo muduheshe intsinzi muzitabire mwese urubyiruko mudukunda mutubonamo ubushobozi muzaze mwitorera ubuyobozi mushaka kandi natwe ico tubizeje ni ibikorwa dusanzwe dukorera ubwoko tuzabakorera ibyiza byinshi uyu mugabo arasa n'uwabangamiwe n'ikintu ca groupe ntabwo ari master ngo uzatore bari abantu mu gihe twabikoze baduhaye uburenganzira bwo kwiyamamaza ni strategy imwe yo gukora campaign twakoze biremewe nta tegeko ribangamira muri komisiyo mu gihe twabikoze on a pas d'tor twabibwiye ndetse na komisiyo irabitwemerera rero ni recommandation ubundi muri the game changers generation bari abantu bafite icizere n'abahanga bafite qualification nubwo abacu babagwanya amasomo ariko most of them barize baramerita iriya myanya niba bishoboka ndabasaba kuzantorana na bari abantu nanone kandi niba bishitse ntihagire utogwa muri bo abazahushuka muzukuri nta mutima mubi twese turabanyamurenge tuzakorana soza ku kibazo Etienne yabajije mu gihe ntogira amahirwe yo guhushuka ubuyobozi buzahushuka tuzabuyoboka kandi tuzabwubaha murakoze cyane ico cyari kibazo wenda cyari kuba nk'icanyuma ariko mumbabarire dusoreze kuri kingiki bivugwa ko binyura ku social media menshi cyane ko hari abantu bashaka gukoresha urubyiruko rwo muri Kenya mu buryo bw'amacakubiri ndetse no mu buryo bw'inyungu zabo ku giti cyabo niba ayo makuru muyafite nk'abantu bari guhatana umwanya wo kuyobora urubyiruko rwa Kenya niki muzakora kugira ngo mutazinjirwa n'umuntu wenda hari ushaka gukoresha urubyiruko mu nyungu ze bwite reka ico kibazo nkibabarize hamwe mwese hanyuma dusoze ikiganiro ico nagisubizaho birababaje
mu bihugu bitandukanye abanyamurenge batuyemo byajemo amacakubiri ariko muri Kenya ico kibazo twari tutarakigira kandi buriya imbeba yo mu nzu ngo niziza niyo hanze umuntu urimo kutuzana umuzi w'amacakubiri hano muri Kenya turamwamaganye nta macakubiri dushaka urubyiruko rwa Kenya ndarushimira abakoze ibikorwa by'ubutwari ico twari tubura ni organisation harageze rero ko mu by'ukuri niba warugira ishaka kandi urifite n'ibitekerezo umuntu wese afite uburenganzira bwo kuzatanga ibitekerezo muri iki gikorwa ni muze tucubake abo bari hanze tubamaganiye kure amacakubiri yabo bayagumane we are the Banyamulenge Youth Kenya ibitekerezo byacu turihagije n'ubufasha yewe nta nubwo dukeneye ku muntu hanze kuko ubushobozi dufite turashoboye ico dushaka gukora tuzayikora mu bushobozi bwacu tuzakorana n'abandi kandi mbabwire ko mu buyobozi bwanje narabivuze tuzakora munsi y'umuryango uyoboye abanyamurenge hano wa Siberika nanone kandi n'ubuyobozi bw'abanyamurenge ku isi bwa gakondo mu cerekezo kizima dufite cyo gutabara iwacu kuzageza ikibazo dufite gikemutse ya murakoze impamvu wenda byanavuzwe reka tubanze turebe impamvu byavuzwe muri social media kuvuga nkuko nari nabivuze ngo iyo game changer yahawe amafaranga ubishingira hari fact ushobora kubishingiraho Gapangwa niwe nyiri umushinga ni nawe twavuga ngo wasponsorije iki gikorwa yari kutugaragariza byiza nuko wenda iminota yatugendanye akavuga ati imipira jo mwagiye kubona umuntu duhawe imipira abantu baguriwe amazi igikorwa kizasaba ibintu byinshi iriya event yo kwa gatandatu hari ibikoresho gukodesha sale ibikoresho ibintu byose ntago twigeze tugaragarizwaho iyo resource ukarije mu bibaza atari uri gutegura amatora very good impamvu mbivuga nuko bivugwa ko aho herutse yazanye ibihumbi 5 by'amadolari so navuze ngo biravugwa so urumva no kuvuga ngo izo ni impamvu abantu bashingiraho bavuga ngo amatora yararangiye byarateguwe gusa reka nge ntanga iki kintu mu byukuri ngewe nta muntu numwe wantumye ngewe umuntu naganirije ni nanjye umuntu watanze kandidatire ya nyuma abari muri komisiyo ngira nayitanze haburi minota 12 ngo birangire uyu mugenzi wanjye ne wamaye nimero yaho nyitanga bivuze iki nukuvuga ngo nta muntu numwe wantumye nta muntu numwe wantumye nicaye na madamu wanjye no nicaye turasanzwe tuziranye turi timu ntabwo twari kuba tuhanganye na madamu niwe twicaye tubijyaho inama turavuga ngo nubushake numwete nubuhati nsanzwe mfite ubwo kuvuga ngo ngira icyo nkorera ubwoko bwacu bw'abanyamurenge so bazabazana amacakubiri abantu bazatuzana amacakubiri there is no room for them nta mwanya rwose kuko nababwiye ngo amacakubiri ahazaza natambuka ntanambuka nahagurutse ndi nyenyine financement ni yanjye ndabibereka M-Pesa byose urumva so kuvuga ngo ngewe ibyo ndi gukora byose ni financement yanjye umuntu wese uzazaho utarankoresheje utarantumye nzamuha umwanya wiki reka mwene data nta rindi jambo turi bubahe mwihangane hanyuma soza mugenzi we ntatambuka amacakubiri n'icaha kandi turabakristo kandi kubera ubukristo ngira nagira ngo mbabwire mureke amacakubiri si meza mugihe n'abantowe cyangwa mugihe ntatorwa nzahagara ku ruhande rugana n'amacakubiri no matter what sinshikiye amacakubiri no mugihe bangeraho nababwira no ntamwe mfite amacakubiri nje nari Rutebuka Justin hanyuma nari mfatikanyije na mugenzi wanje Byamungu Etienne kuva kuri Mind TV. Yes twakoraga ikiganiro cyavuze se deba n'aba bavandimwe barimo guhatanira imyanya yo kuba president wa uruziruko rwa Kenya rero amatora azaba ku munsi w'iposho rero mwebwe mwese muherereye by'umwihariko hano mu karere dutuyemo hano muri Kenya Nairobi ndetse no mu zindi nkengero za Kiambu na za Kajiado reka tubasabe mwebwe mwese ruziruko muzitabire rwose muri benshi kugira ngo muze mwitorera abayobozi banyu mushaka mwamaze kubumva izo arizo zose mwamaze guhitamo rero guhitamo aho mu rugo iwanyu ntabwo bizafasha cyane birasaba ko uzaza ukahigerera noneho ryajwi ryawe ukaritanga kandi twizeye ko ibintu byose bizagenda neza murakoze murakara